niba hari umuntu Imana ikunda ni umuntu uhora wibuka amateka. Nibyo. Kuko iyo wibutse amateka ntabwo wica amategeko. Yego. Papa yigeze abwira mama, haramubwira ngo nta cyiza kizamuturuka ahora. None dore abantu baturutse kuri mama. Nuvuga ngo nyina wa Nyirapasika na se wa Nyirapasika, umwe atari yabwira undi ngo sheri, undi ngamubwire ngo hani, Nyirapasika nari mu bitekerezo by'Imana. Nibyo. Ntabwo papa wari kumubwira ngo nzagenda mu ndege ngo abyemere. Gute ko yapfuye ataragenda no mu modoka. Usanga abantu bashizeho komantere ngo ariko rero ngo bakirirwa baratubwira ngo buriye indege, ariko ubu nkanje ndavuze ko nuriye indege. Imana ifata umuntu ikamukura mu busa ikamugira umuntu. Ako kanya amateka arahinduka. Herutse kugera ku kibuga cy'indege, ngiye kubona mbona nimero y'umutwari irampamagaye ati sheri nanjye ntishu, ati muragera hano ryari? Ngo turagira gutera, ndimo bangahe? Ubuzima urimo ntibukuraho icyo Imana yakuvuzeho. Iyi Imana igiye kugutabara itesha agaciro aho uri, igaha agaciro ikikurimo. Ntabwo aba bantu banyumvise. Imana itesha agaciro aho uri, igaha agaciro ikikurimo. Ikikurimo kiraruta aho utuye. Ibyo babona wasa nabyo si byo uzasa nabyo. Uzasa uko Imana yavuze. Kubera iki? Ntuzaterwa ubwoba n'ibintu abantu bavuga. Ibyo abantu ntibikomera, hakomera iby'Imana yavuze. Garuka ushime kuko ineza y'Imana iracyakomeje. Garuka ushime kuko ineza y'Imana iracyakomeje. Imana ishimwe. Munyemerere murambure Bibiliya, turasoma muri Zaburi 132 umurongo wa 4, nidushaka turasoma n'uwa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 132 umurongo wa 4 aravuga ngo sinzaha amaso yanjye bitotsi. Kadusubiremo aka kajambo kararyoshe. Sinzaha amaso yanjye bitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira. 5 ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Dusubiyemo ntaco byadutwara. Numvise umukozi w'Imana avuze ngo gusubiramo ngo ni nyina wiki, nyina w'ubumenyi. Kari akajambo karyoheye. Haravuze ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima. Iyi Zaburi abahanga bavuga ko aha dusomye ni umugabo witwa Dawidi. Dawidi wa wundi bamaze kutubwiraho, watoranijwe akaba umwami, amaso y'abantu atabona ko yaba umwami.
uyu rero niwe wanditse aha dusomye. Ubundi Dawidi birasobanura ngo ukundwa n'Imana mu Ruheburayo. Iyi zaburi rero yayanditse amaze imyaka 2 ku ngoma. Niho yari amaze imyaka 2 asimbuye Sawuli. Amaze kwicara ku ngoma aravuga ngo sinshobora kwibagirwa inyimitse kandi amaso y'abantu yabonaga ko bidakwiriye. Aravuga ngo nkwiye gushimira inyisu w'abantu batabona ko ndiwe, ariko Mana we aravuga ngo ntabwo nzaha amaso yanjye ibitotsi, kuko gusinzira nta cyiza kivamo. Ntawe ukora asinziriye, ntawe ugenda asinziriye. Iyo umuntu asinziriye uretse ingonera nziza, ntawe ujya kuri banki asinziriye, ntawaza gusirimba asinziriye. Reka aravuga ngo nshingiye ko yaravuye kure asubiza amaso inyuma. Niba hari umuntu Imana ikunda, ni umuntu uhora wibuka amateka. Ntabwo aba bantu banyumvise. Umuntu Imana ikunda kandi ikamwishimira, nayo ikamuhozaho ijisho, yataka ikamutabara, yayihamagarika Kote vegar sofali. Yariri ikamuhanagura. Ni umuntu uhora wibuka amateka. Kuko iyo wibutse amateka ntabwo wica amategeko. Yego. Ndafashijwe. Amen. Nubwo utafashwa Nyirapasika nge ndafashe. Cyane. Ntabwo wica amategeko. Ngo keranje kwa kundi nari meze none dore ukomeze, bigutera kubaha iyo yakugize uwo nguwo uri we. Haleluya. Uyu Dawidi abahanga bavuga ko yavutse mu buryo budasobanutse. Yesayi ntabwo yamubyaye ku mugore w'isezerano. Ni nayo mpamvu bamubajije ngo mbese nta wundi, yameze nk'ushidikanije. Kubera iki? Dawidi amaze kuvuka, nyina wa Dawidi na se wa Dawidi bagiye inama ko bazajya bafashanya mu ibanga. Bigeze aho se wa Dawidi ntiyubahiriza ibyo yaganirije nyina wa Dawidi, ntiyaje amufasha. Birangira nyina wa Dawidi arambiwe, aravuga ngo ibi byo kugira ibanga sinabishobora. Ahita afata Dawidi araza mujugunyira se, avuga ati byari biri mu mabanga bishirwe ku mugaragaro. Abahanga bavuga ko ashobora kuba yaramumujugunyiye ari hagati y'imyaka 3 n'irindwi. Hagati aho ngaho Dawidi yari akiri mutoya. Hanyuma ise wa Dawidi ashakisha uburyo ki yakwica Dawidi mu kinyabupfura. Aravuga ngo muhotoye byamenyekana, mfashe icumu nkamutera byamenyekana, ahubwo reka mwice mu kinyabupfura. Afata abana bo kwisezerano abashira mu ishuri, aribo twumvise bari yabo na ba Minadabu. Abashira mu ishuri abaturaho n'ibintu bikomeye cyane ko yari yabo ngo yari umusore muremure. Isabwa ati nshingiye ukuntu uri muremure, weho ushobora kuba umugaba w'ingabo. Amugize umugaba w'ingabo, ariko si Imana ibivuze. Ntuzaterwa ubwoba n'ibintu abantu bavuga. Ibyo abantu ntibikomera, hakomera iby'Imana yavuze. Harimo nk'abantu 3 banyumvise batanga abandi bagatera haleluya. Haleluya. Ibyo abantu bavuze ntago bikomera. Papa yigeze abwira mama, haramubwira ngo nta cyiza kizamuturuka ahora. None dore abantu baturutse kuri mama.
ko narimba kumbuye rata nuko bwije naho ubundi narimba kumbuye afata abayeri yabo abaturaho ibintu bikomeye arangije areba Dawidi aramubwira ati wowe iyo nkubonye ibyawe biranyobera kandi koko umuntu wese uri mu mugambi ibye biyobera abantu igihe cyose ibyawe bizabayobera kubera ko uhabanye nuko bashaka ntabwo munyumvise uhabanye nuko bashaka uko bashaka ntabwo ari kumeza igihe cyose ndi kubona banyongereye iminota mwitonde barayongeye bari banyiheshejwe duke noneho aravuga ati Dawi wewe iyo nkubonye byawe biranyobera ariko hari ibyo ndi kubona wasa nabyo ngo wagira utera ibyo babona wasa nabyo si byo uzasa nabyo uzasa uko Imana yavuze kubera iki iherutse kubwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ntarakurema nuvuga ngo nyina wa Nyirapasika na se wa Nyirapasika umwe atari yabwira undi ngo sheri undi ngamubwire ngo hani Nyirapasika nari mu bitekerezo by'Imana nibyo ntabwo papa wari kumubwira ngo nzagenda mu ndege ngo abyemere gute ko yapfuye ataragenda no mu modoka aba bantu uko barakenda bagira ngo ihimbe usanga abantu bashizeho komantere ngo ariko rero ngo bakirirwa baratubwira ngo buriye indege ariko ubu nkanje ntavuze ko nuriye indege nayuriye ntagiye mu butumwa bw'akazi nayuriye ntagiye gusura data wacu ahubwo ngiye gukorera Imana haleluya iyo Mana ndayishimiye ubu koko sinaba ndi umwana w'ingayi Imana ifata umuntu ikamukura mu busa ikamugira umuntu niba mutananiwe muyikomera nukubera iki kubera Imana nukubera iki kubera Imana ntabwo ari amashuri oya rwose ntabwo ari imiryango kubera Imana wewe uraje uracungana na dirije kugira ngo tutica gahunda kuko iminota iri kwihuta noneho aho atariko rero hari ibyo ndi kubona wasa nabyo abafashe igikoti arakimwambitse abafashe inkoni arayimuhaye yibwira ngo ari kumujugunya naho ari kumwohereza mu mugambi amuhereza udutama tubiri aramubwira ngo ja mu ishamba umwana uri hagati y'imyaka 3 n'irindwi amwohereza mu ishamba Dawidi ngo agere mu ishamba umugambi ukomeza kumukurikirana haleluya ngo umunyamasengesho agera ku rwego ahinduka amasengesho Imana iri mu ijuru ngo irebye umutima wa Dawidi ngo ibona afite umutima umeze nk'uko ishaka ivugana nawe iramubwira iti nzakugira umwami Dawidi atamina ariko nta gihugu kitafite umwami Imana ati kugira ngo umenye ko ari njye uvuganye nawe nuko kino gihugu wababariyemo ari cyo uzaberamo umwami Dawidi ati amina ariko Sahuri ntiyari yapfa Imana iti sinkangwa na Sahuri kugira ngo umenye ko ndi Imana ishobora byose uzakora mu gihe cya Sahuri ukore no mu gihe cyawe niko byagenze
Dawidi yishe Goliyati, Sawuli akiyoboye. Ikizakumenyesha ko wavuganye n'Imana nuko uzakora mu gihe cy'umwanzi wawe, ugakora no mu gihe cyawe. Hallelujah. Imana twiringiye ni Imana ikenyuruza igakenyeza, ni Imana yambura ikambika. Nibyo. Imana ishimwe Atukuzwe. kandi buriya icyiza cy'Imana ntabwo igisubizo igikura kure y'aho wasebeye. Aho ngaho wasebeye ni naho ikura igisubizo, yarangiza ikagusebezura. Yamvuze ikinyaruhengeri. Aho wasebeye ni naho igusebezure. Ramubwira iti iki gihugu bakujugunyemo, iki gihugu ubereyemo umushumba w'intama, ni naho uzabera umushumba w'abantu. Imana iramubwira ngo Dawidi we, nzabana nawe nubwo amaboko ya mama wawe yakujugunye, aya papa nakakujugunya, ndi Imana iramira uwo bajugunye. Imana ishimwe. Nibwo Imana hagurukije Samweli kuko babitubwiye. Ageze kwa Yesaya hawa ati Imana yabonye umwami mu bana bawe. Yesaya ati nanjye nari naramaze kubimika kera. Samweli ati ntabwo abo wimitse ari Imana irimika, ahubwo Imana ije kwimika uwo yashatse kwimika. Bari biteguye ko hagiye kuva umwami aho ngaho, naho umwami ntabwo ari aho, ahubwo ari mu ishamba. Ubuzima urimo ntibukuraho icyo Imana yakuvuzeho. Iyo Imana igiye kugutabara itesha agaciro aho uri, igaha agaciro ikikurimo. Ntabwo aba bantu banyumvise. Imana itesha agaciro aho uri, igaha agaciro ikikurimo. Ikikurimo kiraruta aho utuye. Muvuge ngo amen. Amen. Bahamagara ba Eliyabu, bahamagara ba Shamu, Imana itabona abagaye. Samweli ati nta wundi. Yesaya tumva hari agahererezi. Bari bamubajije umuhererezi, hari agahererezi kaho yavuze ngo byo ntibyashoboka. Hari agahererezi kandi nako karagiye intama. Samweli ati okay, nako mukazane. Ba Eliyabu batubwo mugiye gutegereza umuntu woherejwe mu ishamba kiri umwana, niwe mugiye gutegereza. Mutuzanira ibiryo twirira, aya meza ntabwo turayasiga gutya, ubwo mugiye gutegereza abo mu ishamba. Samweli nibwo yuzuye umwuka ati wivure madonko, ndibaza sasu wasandi iravuze ngo ntimurya kandi ntimunywa umwami ataragira gute, bashama bati birakaze. Ubwo hajemo n'imbaraga z'inzara tuje kumushaka. Mu byatumye baje gushaka Dawidi n'inzara yari irimo. Imana iteza abanzi bacu ikibazo cyatuma baje kudushaka. Baragiye bashakishe mu ishamba. Dawidi yarari kuvugana n'Imana. Ubutayu ntabwo bukuraho icyo Imana yavuze. Ubundi abahanga bavuga ko mu butayu niho honyine twumvira ijwi ry'Imana. Nibyo. Mu butayu aho uri kubona usuzuguwe, aho uri kubona byarangi, niho honyine uri kumvira ijwi ry'Imana. Kuko iryo uri kumvira aho ngaho rizakugeza muri bya bindi uri gusengera. Komera Imana yacu amashi. Humura, nta kuri Imana itakura umuntu, nta na kuri Imana itageza umuntu. Baramushatse, Dawidi ari kwisengera. Imana iri kumubwira iti iki nico gihe ugiye kuba umwami. Bashama sinzi ukuntu bamubonye batirekeraho kwititiza. Ngwino uje guseba natwe tumaze guseba. Dawidi ati ntawe useba yarasenze. Amen. Umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwo tuneshere, twabyaga dutinya urupfu
neza rugirire murekeraho. Baraza baramubwira ati ntabwo uzi umugabo uri iwacu. Umugabo wanze ari yabo wagize ngo yarakwemera. Dawidi ati uwo mugabo uwamutumye niwe unyemera. Haleluya! Amen. Bati ngwino uje kumwara, natwe tumaze kumwara. Dawidi ati hamwara batibitse hijwi ry'Imana, naho umuntu wese wibitse hijwi ry'Imana ntabwo amwara. Kubera iki? Ntiwamwarana n'Imana kandi Imana ikiza ikimwaro. Ntabwo wasabana n'Imana kandi Imana ikiza igisebo. Wakubwira ukuntu Imana ikurokoye urupfu. Imana igukuriyeho urupfu. Ela twari kuzarya ubunane ewe ari kuwa mbere cyangwa kuwa gatatu nijoro ugapfa. Wari wishwe n'ihembe ariko Imana igukuriyeho umurozi. Wirirwa kuvuga mu mazina isura yawe ya turashimira Imana ko ugarutse uri mu uzima. Igucungana n'iminota mwitonde. Batigira vubuze. Dawidi ati mureke nongere mbaza Imana. Iki nico gihe Imana iti gihe cyahageze. Dawidi ati nta kibazo kangendana amakuru. Baramushorera bari kumuca intege bati ntuzi Shama, nawe bamwanze. Dawidi ati Shama iyo navuganye nayo ntabwo yari ahari. Baramujanye ngo ahinguke hafi y'urugo. Yakarabye yiviriye mu ishamba. Umwuka w'Imana uri muri we ukururana n'umwuka w'Imana uri muri Samweli. Samweli ati ndumva ngurumana. Yesu ati buretse kugurumana ni kabucura. Have buretse ni kabucura. Ka Dawidi ngo kinjire kandi ngo yari umusore mwiza w'inzobede. Yari mwiza. Burya eleho d'autre venal ku rwego rwawe uramaze. Nibyo. Abantu babona ibyiza atari ariko Imana izi ko bigukwiriye. Ntukongere kwisuzugura. Ikimenyetso cy'uko ibyiza ari wowe bikwiriye nuko Imana itakugize inyamaswa. Ubiyikugira ihene twari kuzakurya kuri 30. Uzi ihene tuzajya. Utari uw'igiciro iba yarakugizaga kwavu. Ubundi hari ibintu bine byadutera gukorera Imana ntawe uduhasa. Icyambere cy'Imana yatugize cyo. Yohana yaranditse ngo bakundwa turi abana b'Imana. Umwana afite agaciro imbere y'umubyeyi. Umwana aruta umukozi. Umwana ari mu irangamimerere. Umwana ataha mu rugo. Iyo papa yinjiye aravuga ngo umwana ari he. Nta mubyeyi warya umwana akiri hanze. Teli mansi kuba Imana yarakugize umwana wayo bigutere kuyikorera ntawe uguhase. Ntawe uvuze ngo nyeganyeza ngo simbuka 7. Kuba yarakugize umuntu kakugira umwana wayo bigutere kuyikorera ntawe uguhase. Babwira ka kabiri. Yego. Turacyari kumwe cyane. Icya kabiri ni isezerano dufitanye n'Imana. Nuca mu mazi ntabwo uzate. Nuca mu muriro ntabwo uzasha. Ibyo byonyine byagutera kuyubaha ugaterana kenshi ntawe uguhendahenze ukavuga ngo isezerano mfitanye n'Imana ni ikimenyetso cy'uko inkunda. Nibyo. Haleluya. Babwira icya gatatu. Yego. Naho Imana itugejeje. Aho tugeze hararuta aho twahoze. Cyane. Ninde umeze uko yahoze? Tawe.
ngo atere haleluya tumwikiririze. Aho ikugejeje ni ikimenyetso cy'uko wayikorera ntawe uguhasa. Babwire icya kane, aho Imana izatugeza. Haleluya. Aho Imana izatugeza muyikomera amashi. Dawidi, umwuka w'Imana uri muri Dawidi ukururana n'uri muri Samweli. Samweli ngo Dawidi yinjire, Samweli yumva imbaraga ziraje. Imana iti uwo ni Imana ivuga ntivuguruzwe, kandi Imana ikorera mu itegeko. Ntabwo Imana ihenda ikorera mu itegeko. Iyo itegetse urabyara abarozi batarapfa. Iyo itegetse urashaka abavuze ngo ufite 40 bagihari. Ni Imana ikorera mu itegeko. Yesu aherutse guhura n'abikoreye ikiriba ngo wari wapfuye yari umwana w'umupfakazi. Yesu aravuga ati ni muture. Bati si duture ntuzi ko yapfuye. Yesu ati ni muture. Ati irusororo imva ziri kugura menshi kandi twamaze kwishura imva widukereza kandi ni ku masaha. Yesu atabahuye nanjye aho gushingura barashima. Aba bantu bararusha. Ariko Mana bamubwira bati imva iracukuwe twamaze kwishura. Yesu ati imva mbere yuko mpura nawe nabanje kurenga kumva. Ikimenyetso cy'uko nayirenze nuko itagishinguwemo. Izo bacukura zizabapfira ubusa. Kubera iki? Iyo bamaze gucukura Yesu ahita yirenga. Iyo yirenze ita agaciro. Abanyumvise haleluya. Haleluya. Mirimo yawe Mana gose irahebuje, ibyo ukora byose Mana gose birahebuje, icyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze, icyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. murekeraho. Ako kanya Yesu ngo ahita afata umwana. Agira ute? Afata umwana. Yabanje avuga ati muhungu ndagutegetse byuka. Ako kanya ngo afata ako kana ukuboko ngo kari kabadutse. Kagize gute? Yesu akorera mu itegeko. Uzabaho batabishaka ari kubeho. Kubera iki? Umwami twiringiye akorera mu itegeko. Afata umwana ukuboko amusubiza nyina. Maze iminsi nibaza ndavuga ni kubera iki Yesu atamuhaye nyina wabo, ntamuhe nyirasenge. Uzi ko ibyawe Yesu azaho biherereye. Nibyo. Ibyacu Imana izaho biherereye. Uyu Dawidi rero hanyuma Samweli akimusukaho amavuta ngo amase yivanga n'amavuta bihita bibyara ubwami. Ako kanya amateka arahinduka. Baratangira batumva nyakubahwa ni mwebwe muratubanziriza. Ni mwebwe muragira ute? Babayemo bangahe? benshi. Babaye herutse kugera ku kibuga cy'indege ngiye kubona mbona nimero y'umutwari irampamagaye ati sheri nanjye ntishu ati muragera hano ryari ngo turagira gutera ndimo bangahe
uwo wahaye ijambo mana, uwo wahaye ijambo mana we ararigira. ijambo mana, ihutisha ingoma. uwo wahaye ijambo mana, uwo wahaye ijambo mana, uwo wahaye ijambo mana we ararigira. komera Imana amashyi twumve turashoje. komera Imana amashyi. ihutisha ingoma twumve. ararigira. amashyi amashyi amashyi. Dawidi aratangiye abahereye ku isorori ya mbere hari harimo inkoko abarafashana tururundu nuruke bati nyine ni inkoko ntabwo wamurenganya yaravuye mu ishamba. abasubije we ati iki sinkimenyereye. abakoze ku makaroni ati ibi bimeze nk'inzoka ze bati ntabwo ari inzoka nta makaroni. bati ariko rero nawe uri gutoba ibiryo. nawe arababwira ati simbitobye. nibwo yahise yandika zaburi ivuga ngo antunganyiriza ameza. haleluya haleluya. antunganyiriza ameza avuga ngo uretseyo intunganyirije ameza ibi nari kuzabikura. uyu Dawidi niwe wanditse avuga ngo sinzemera ko amaso yanjye asinzira. tulepa egone paizeni. yari yibutse aho Imana yamukuye, yibutse icumu rya Sahuri, yibutse inkota ya Goliyati, yibutse ko nta gaciro yagiraga, yibutse kavukire. dufite ibyatuma dukorera Imana ntawe uduhase. mureke tugaruke dushime ku Mana biracashoboka. mureke tugaruke dushime. aho ugeze niyo yabigizemo uruhare. aha yari amaze imyaka 2 aravuga ngo sinkwiye kubyina insinzi ntari nashimira uwampaye gutsinda. haleluya. ubundi hari ibintu bibiri nshaka kubabwira tugasenga. icyambere, iby'Imana idukorera bizasigara hano ku isi. aya mazu, iyi myenda bizasigara hano ku isi. ariko iby'Imana idukorera, ariko ibyo twebwe dukorera Imana, ibyo twebwe dukorera Imana tuzajyana nabyo. nibyo muranyumvise? ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. iyi tariki imbere y'Imana yanditswe. ubu mfuye iyi tariki nzayihemberwa. ariko iyi kanzu Imana yampaye nzayihemberwa, nzayisiga. nzayisiga ikimenyetso. uzarebe iyo tugiye Rusororo, niba umuntu afite imodoka yapfuye, serike bayishira inyuma ntayo bashira imbere. wari wabona bamanuye imodoka hasi? no, bamukuramo bakamanura serike, imodoka igatahana abazima. iby'Imana idukorera bizasigara, ariko ibyo twebwe tuyikorera tuzagendana nabyo. mureke tuje dukorera Imana ntawe uduhase. usirimbe bataguhendahenze, uterane ntawe uguhase, kuko iyo uteranye kenshi utera imbere, ariko iyo usibye kenshi usubira inyuma. nibyo. Dawidi aravuga ngo sinzaha amaso yanjye gusinzira n'ibihenene byanjye. bihenene nibi sinzemera ko bibona ibitotsi. kubera iki? kwiye kubanza gushakira Imana yanjye ubuturo. ntikwiye
gusuzugurwa, ntabwo ikwiye gusaba, ntabwo Yesu yasuzugurwa ngihari. Minota iragiye. Hari uwitwa Yosefu w'umwari Matayo wamaze kumenya ko Yesu amaze gupfa, yaravuze ngo intumbi y'umwami wanjye ntabwo irajugunwa ku gasozi, amaso yandebeye ejo hazaza, ntabwo ibisiga birayonogora, amaguru yaritaguye imisozi ngatambuka, ntabwo imbwa zirayarira ku musozi ngo ahitaguruka ngo Yesu ntiyasuzugurwa ngihari. Aragenda ngo agura umwenda w'igiciro. Ndafashijwe afata umwenda w'igiciro, araza ngo asaba intumbi ya Yesu, avuga ngo muyime. Muramba w'umwami wanjye ntabwo uraba nk'uw'ibisambo, muwumve. Uyu mugabo niwe watumye ngira agaciro, uyu yarituye imisozi ndatambuka, yanyise uyu nguyu ndiwe. Dufite byinshi byadutera gukorera Imana ntawe uduhasa. Hallelujah. Arangije ngo aragenda ngo hari imvari yarakorogoshoye. Tutekereze ko bene wabo batamuciye intege, bashobora kuba baramubwiye batari ko se nkawe guhangaye gushingura Yesu mu mva yawe, ubu nkawe upfuye twagushiraye. Yosefu ati mwebwe muri kureba kubiboneka, kuba natije Yesu imva ni ikimenyetso cy'uko ntagomba gupfa. Ntabwo aba bantu banyumvise. Bati ngo iki Yosefu ati kuba Yesu ari mu mva yanjye ni ikimenyetso cy'uko nanjye ntapfa, kuko nawe arabizi ntabwo napfa kiri muri iyo naje he. Ariko baramubwira ati siko yapfuye ko byarangiye. Yosefu arababwira ngo yari muri misiyo, atandukanye n'abasogokuru, atandukanye n'abashangazi. Nyuma y'iminsi 3 mfite amakuru. Haleluya. Umuntu ufite amakuru ntabwo apfurwa abandi bapfuye, ntabwo aba nk'abandi, abafite amakuru k'ikimenyetso cy'ibizaba. Mukomere Imana yacu amashyi.